ngurura amajwi nawe narambuye ijwi rye rijye ryumvikana mu buyobozi azumvirwe aho azafata ijambo Hallelujah. hose bajye Hallelujah. bamwubaha kuko iki kiganiro kizagera kure nawe kandi tumugejeje kure mu buryo bukaze mu izina rya Yesu. umuntu wese washyize muri ibi biganza akampa umugisha Yesu we agaca ku kanyenyeri yewe agaca hano ku kanyenyeri mwana we umuntu watumye iri ryinyo ryanjye rihekenya mwana nanjye mpekenya imbaraga zose zimugendaho mu izina rya Yesu. ndazihekenye izina rya Yesu amina ariko kubera ko nsabye ikintu gikenewe unsabye ikintu abahanuzi bakenera unsabye ikintu abanyabwenge bakenera unsabye ikintu abize PhD bakenera na doctor n'ibindi utansabye kubera ko nsabye igikenewe ndabiguhaye ubwenge rero umunyarwanda aravuze ngo ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwame ariko ubwenge nibwo bugenda igihe azahamara ubwenge rero ubwenge bwaguhesha kwicara mu bantu bize utarize ubwenge rero bwaguhesha gusobanura amagambo abavuye kwiga mu mashuri byananiye ariko ubwenge bukaguha kuyasobanura ubwenge rero ndi gutekereza kuri ijambo ry'ubwenge mperutse kubona gashya aho umuntu yicara muri kwasiteri agahamagara umuhanuzi yashyizeho parirere umuhanuzi akagira gutya agahanura tumva ko Uwiteka avuze arahanura noneho ubwo bari babiri ngo bavuye mu butayu bakajya bamena amabanga urumva bafite ubuhanuzi ariko babuze ubwenge nta bwenge bafite ubwenge rero bwubaka urugo ubwenge rero bwubaka itorero ubwenge Mari ni utinda hantu muri kwasteri wari wabona umushumba cyangwa se umuvugabutumwa ko ari bo bamenyana yego ubona abavugabutumwa n'abashumba bamenyana nk'abashi ko kantu k'abashu gatindeho hirya yo gukunda inyama barakundana hirya yo gukundana barakira gushimiye neza n'urukundo amahoro y'Imana umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe aho uri hose yagiye hatandukanye wowe wahisemo gukurikira Iva Marionnaire umunsi ku munsi wowe ushigikira igicaniro wowe ushigikira ivugabutumwa rya buri munsi ritambuka no kuri channel ya Iva Marionnaire wowe turi kurebana uri kureba kino kiganiro ugifunguye ukaba ugeze kuri aya masegonda ndavuga ngo amasegonda 29 ntangiye ariko hafi nk'iminota 2 ikiganiro gitangiye uraho neza Marionnaire ndaho neza amahoro y'Imana bane nawe namwe kandi muyahorane nejejwe no gukwakira mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane twari tugukumbuye ikiganiro apana kuri live ikiganiro twari tugukumbuye nanjye nari nikumbuye mu kiganiro oh my god nawe wikumbuye mu kiganiro ese ujya wireba ndireba nkanabirangiza kandi ngafashwa nijye muntu wa mbere wireba ngafashwa ubwo ni ukuvuga ngo nawe iyo ugeze hahandi nyine twafashe twavuze induru nawe hari n'igihe nireba uko ngenda ngira nkagendanya nikurikira aho ngiye hari umugabo wahaga umwana w'ibiryo akabimuha ko agira atamira umwana atamira nawe agatamira umwana rimwe aramureba aravuga papa ahora yasama noneho akoramo asa nkaho abibitse aramujijije yasanye nawe agashiramo Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru Umujyi wa Kigali nta gatatu y'abadesipora abantu mwese mutera agatebo ubundi uyu munsi wa none tugiye kujya ku kiganiro cy'akasamutwe ako kantu we nabonye kafashe indi ntera yewe we urambara inkweto batiye inkweto n'akasamutwe wabwiriza ati rivuga butumwa n'akasamutwe donc twasamutwe twabaye twasamutwe ririya jambo se buriya naryo kucyara akasamutwe tarakasamutima impamvu ari akasamutwe nuko ni ikintu kiba kirenze intekerezo cyagera mu ntekerezo kikazikoroga cyazikoroga intekerezo zikajya ku murongo zikongera zigasandagurika ukumva neza ni nk'ishoka bari gukoresha mu mutwe wawe uhitamo rero kubyita akasamutwe ariko utekereje nk'ikintu ukumva rwose urukukiburira uburyo ukiburira ibumoso ukakiburira ibumoso y'amajyepfo n'amajyaruguru ukavuga uti
munsi tuje mu kiganiro cy'akasamutwe ariko tutaragitangira n'umuntu atitirerwa namwe mujye mumenya yuko ubwo wabivuza akasamutwe wamagana reka mubwize ukuri iki kiganiro ni akasamutwe kuko nabuze aho ndagihera ariko ugiye gusenga imana ariko ntekereza aho ndagihera ko cyambanya akasamutwe ariko nawe uri kukavuga buri muntu imana igushyigikire cyane kandi n'abantu badukurikiye imana ibashyigikire reka tubasengere urakoze mana yacu mwanya mwiza uba uduhaye twasobanukiwe impamvu yo kwicara kuri YouTube channel tumenya ko ari bwo butayu waduhaye ngo turangururiremo natwe tuzakubahishirizaho tuzakuvuga ibigwi tuzavuga ibyanditswe twigisha abantu ibyururutse imitima uzadushyigikira uzakorana natwe kandi uzashyigikira abantu badutega amatwi kugira ngo barusheho kwiga no kunguka ibyinshi no kunguka ubwenge no kunguka ubwenge bakagira ubwenge bwinshi urakoze mana bakagira ubwenge kuko abantu benshi bafite ubumenyi ariko ubwenge barabubuze turagushimiye ko ugiye kubana natwe dutangira kandi sabiye umugisha umuntu wese uri butangire iki kiganiro kanagisoza imbaraga zawe zimuzeho cyane mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen imana y'amahoro ikwishimire kandi guhumugisha amen natekereje ku kintu usengeye cyitwa ubwenge urebye Salomo niwe muntu wabaye uhuze ubwenge ukurikira imana kuko imana yaramuhaye ntabwo yicuza niyo aguhaye asigarana aho byari biri umukecuru wese arafata iso watanze agatanga ibyo kurya by'umunsi umwe yego disi none se yigeze atanga ikibone n'imperezo wapi nagiye gutora udukwi tubiri wa wundi wujuje amavuta intuza ibibindi n'ibiki byose ntiyari afite dukeya twari twasigaye kugira ngo abone ibyo asukamo yari afite sampo n'imana rero ntabwo yaguha ubwenge ngo yicure cyane kuko uzi ko atari weho ncakuri zayo rega n'uwahawe ubwenge yashatse ubwenge ngo yakoze ibintu byose byose ni ubusa kubera ubwenge bwari bwaramurenze yego ariko Salomo ari igihanga oya Salomo ni umuntu w'iniga bya hatari hanyuma mama Lionel iki kintu cyatumye Salomo asaba ubwenge ese ubwenge bumara iki abizera yego umwuka ntuhagije imana iguhumugisha urakoze cyane hirya y'ubwenge haba n'ubumenyi mu ishuri tujya kwigaho ubumenyi ibyo by'ubumenyi reka nzabikubaze itandukaniro ry'ubwenge yego ubu bwenge rero ubwenge n'umwuka wera yego ubundi umwuka wera urimo ni indyo yuzuye aho kugira umwuka wera ntafite ubwenge nagira ubwenge kuko ubwenge kugira umwuka wera nta bwenge ni zero ubwenge Yesu yaravuze ngo Bibiliya niko ivuga ngo iha abantu ubwenge itimana itishama no kugeza ubwo n'umuntu aririmbye ngo nuntunganyiriza ubwenge kugeza ubwo Salomo wubatse inzu y'Imana ayegurira Imana kugeza ubwo Imana inezerejwe na Salomo iramubaza iti Salomo mwana wanjye ariko yari yabikataguye mama urumva igihumbi ibaze nk'umuhanuzi wahi nk'igihumbi ubundi yajya gusengera bingana ute ni ukuvuga ngo yajya kwigira yajya muri tuwarete akagusengera akajya kwihagarika akagusengera akiborosa agusengera akambara agusengera koga agusengera wazicwa n'amasengesho y'umuhanuzi wahaye burya uzi impamvu ubona abantu benshi bakira barahaye abahanuzi bagize ishurirwa umuhanuzi wahaye ariko ukitonda ukamuha kweri kintu ahora abona iyo ukireba uramusengera wakwibuka ko cyari gikenewe ukamusengera izina rye hari icyo gitenge uko wambaye hari umuntu wakwambitse cyane rwose
mana dusengeye no muntu mu izina rya Yesu Kristo ni umufiyemere aka kanya musabiye umugabo mana tumusabiye urugo rwiza cyane barindwe mu izina rya Yesu Kristo ndamwaguye mu izina ry'umushumba mu rwego rwamamara mu izina ry'ubuvuga butumwa haleluya mu izina ry'abahanuzi mana mujakazi wawe ndamusengeye mana tumuhesheje ibindi bintu birenze musabiye umugisha ko yanyambitse amabaranga natya mwami Yesu we nawe nabona imigisha nicaye hano ku isi iki gitenye kiri gucangacanga abantu mu maso mwakiye umugisha mwakiye umugisha yakimpaye mbere ya saa sita mwakiye umugisha nyuma ya saa sita kandi aho uri uyu mugisha ukugereho urandaranda usendereye utsindagiye mu izina rya Yesu amen ikintu bita ubwenge we yararebye aravuga ati ngewe azi ubwenge mukubita kansengera umuntu waguhaye ubuki mu kanya tumaze kurya mana tumwakiye ibiryohereye mwami Yesu yaravuze ngo njye mporanywa w'iki sinsarare agiye ibumoso aryoherwe amajyepfo aryoherwe yinjira mu buzima buryohereye aryoherwe mu mujyi aryoherwe tumwinjije mu buzima buryohereye mu izina rya Yesu Kristo uhereye none ibyo azabona imbere ye ajya abona ari byiza biryoshye nk'uko twari ubuki twumva amen Mana ni benshi we wamaye kara wampaye Yesu we reka dusengera waguhaye kara ubundi iki kiganiro nakubwiye ko ari akasa mutwe na ubundi nawe wavugiye kuko ubwenge ndaza kukubwira aba bantu bazi ubwenge aba bantu bampaye bazi ubwenge mana ntunze ibiganza kurekara mu izina rya Yesu musabiye umugisha muri saro kwa mama Lionel yampaye ikintu kinini kiremereye kara tureba amahanga nawe mwakiye kujya arebwa isi mu umugisha yabitse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uhere none ukageza iteka ryose haleluya tembereza isi kigatuma duhura n'abantu batuye haleluya kigatuma tugendera kuri iyi si tukamenya amakuru yose Yesu we n'abakomeye n'aboroheje muhuje n'isi amakuru yamenye atari amakuru mabi muhuje n'umugisha w'isi uhereye umunsi wa none isi ni mutega umuntu wese wampaye muhuje n'umugisha w'isi uwanyambitse uwaciye ku kanyenyeri ukomeje n'uwaguze zino mikoro turi kuvugiraho Yesu we mu izina ry'Imana rifite mikrofone na terapiye ndamusengeye nawe niyumve iyi ni indangururamajwi ijwi rye rijye ryumvikana mu buyobozi azumvirwe aho azafata ijambo hose bajya kubaha kuko iki kiganiro kizagera kure nawe kandi tumugejeje kure mu buryo bukaze mu izina rya Yesu umuntu wese washyize muri ibi biganza akampa umugisha agaca ku kanyenyeri yawe agaca hano ku kanyenyeri mana we umuntu watumye iri ryinyo ryanjye rihekenya nanjye mpekenya imbaraga zose zimugendaho ndazihekenye izina rya Yesu amina kandi ntabwo mwahaye umutindi mwahaye umuhesha maze iminsi ndimo nganira n'abantu babwira ngo burya iyo umuhanuzi wamuhaye ntabwo umusaba kujya kugusengera suko ubu muhamisha ndetse ari umuhanuzi w'igikenya kabisa abahanuzi b'igikenya bashimira mu iriro babashimira mu iriro boka gushanga tubirukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda tubundi iki gihugu ni cy'abantu bafite amasezerano ni ukuri reka nkubwire ngo uretse abahanuzi b'imburuburu b'inkerebende b'inkeca naho ubundi umuhanuzi wese uzi ko yatumwe n'Imana kandi avugana n'Imana yere yahozeho izahoraho ibihe byose iyo umuhaye akazamukana n'utaramuha umusozi asengera uwamuhaye kandi ari wo muzamukana nyine kuko amaboko abarambitswe kuwazamukanye nawe akuze guha umuntu w'Imana kwera ariko umutima uri gusengera wa wundi ubu reka nkubwize ukuri mama Lionel iyo umuntu aje gutya imbokoboko nyine araza akavuga mama Lionel unsengere yateze koko yavuye iburasirazuba avuye mu majyaruguru ava he yinjiye mu rugo rw'abahanuzi nicyo kiganiro twigeze kuganira kuri yacano turavuga ngo abantu baza mu rugo rw'abahanuzi ntajya kwabamenya imbokoboko
akenshi cyane muhakura umuvumo kuko urumva niba ari guse ahita yiruka ahita kubita umutima kuri wa wundi waje amako areba imbere agahita akugereranya akavuga ati uyu muntu akorera amafaranga ni umukozi wa leta uyu muntu yagombye byibuze no gufata na 5 akaza akabimfumbatisha uyu muntu aransahuye ansahuye icyambere ansahuye umwanya ansahuye ibiryo namugaburiye ansahuye no kunyanduriza inzu kuko umuntu aba yanduje inzu asiga consommation nyinshi asize umukozi waho wamutekeye aramuhemba yanduje inzu buri cyane cyane abantu baje batanikoreye banaryana nabi ku meza ubona ko barya babimenya awe abona burabihaye bamugane bibaye akasamutwe hanyuma niyo mpamvu reka tuvuge ku kintu kijyanye n'ubwenge n'ibyo bitubwenge Salomo agiriwe amahirwe abonye ubundi iyo ubonye Imana uretse umwuka wera uko ni ukuri bitabyicomeka ibazaho Imana ifashwa ikabwira Salomo iti Salomo uranejeje nsaba icyo ushaka cyose mama Rene wirenga ku kantu kavuga ngo Salomo uranejeje dore nicaye mu intebe nawe ucara mu intebe iyo umuntu ugiye kumusaba cyambere cyuramanza ugaca cyane kabiri niyo ugiye gusaba umuntu ujyana icyozi cyogera inka mama Rene ibimasa igihumbi yego urumva gutwika ibimasa igihumbi ariko urumva umusozi kuntu watembyemo vraiment urabubona kuntu Yesu Kristo ahubwo nafashijwe haleluya rabi hari n'igihe Imana ikora ikintu ukumva nawe wayibwira ngo Imana iguhe umugisha mbega Imana nayo twabuze ukuntu tuyibebeza kuryo Imana iguhe umugisha use basi nzayimana Imana wihe umugisha use basi ari Imana yo noneho ati nsaba icyo ushaka ariko Salomo we ngo kuri ingofero Salomo aratekereza icyubahiro kiraryoha pe ntiyagisabye amafaranga araryoha pe ntiyayasabye naho kumara bakurwanya yego abanzi batugenda amanywa nijoro birirwa baducuri ku bwonko nibucurame ntiyasabye ati byicuhereye kuri cya kindi gifite Bibiliya ntiyabisabye ukoroza kuzinyiteraniro yego ama ukanamumenya sha kamurarambokera akanashaka no kuza no gukora n'ibiseke n'ibiki byose ariko kamurarambokera agatambuka agakora no ku meza wicayeho ku ruhembe kugira ngo nawe yakoreho ikintu akemera agakuraho n'umona papiye mushwari mbona n'abita ngo nabavuna muheto ndavuga ngo nabahanya kizwa bokajya muri Yorodani inshuro 15 barane nko kubatiza igikeri nko koza igikeri nananye mvuze 15 kiretse ubabatirishije amazi ashyushye barane babandi bibiri banga imitima baba kahebwe kavuga ko ari umwana wo kurimbuka aba bantu suko Imana itabakubitisha inkuba ngo barare bapfuye ariko aba bantu badufasha kutirara ariko zuko ari byo ijambo ry'Imana avuga ngo nashize amahanga abarwanya nk'intwari bajomba ribibutsa gukiranuka ikuraho igituma usaba ariko igituma usenga ikakirekera muri parikingi ariko ura muntu nawe ni umuhanyi uzi umuntu utinyuka si yakoni si umushumba si umuvugabutumwa si umuririmbyi si umunyamasengesho cyo kura yaje gusengerwa akemera agakubita inkingi zo mu rusengero akarenga akajya no ku meza y'abashumba akajya gukuraho umuswa akanaguhobera agutunguye ngo aragukunda amavuta ntakurekure kugira ngo avuge ibyo agomba kuvuga ariko agasanga turi maso hari abahera baryo turimo ubundi twe turi maso zaperereze muri iki gihugu abanyamasengesho n'inkotanyi turi maso turakanuye turi maso ntabwo watwinjirana uko wiboneye urabona wazi kwitwinjirana uko wiboneye ngo uraduhobera ngo uje kuduha amahembe turi maso tubibona utaradukoraho twe turi maso barimo mbazi n'inyoni yo kwa sogokuru Salomo rero arangiye we yaratekereza aravuga ati Uwiteka agiye nkwisabiye ubwenge yego
mama rero ndacyari kuri cya kibazo kikubaza ngo mbese kubera nyine kubera ko iki kiganiro nakasa mutwe namwe murumva nyine akasa mutwe nimutagera ku kiganiro ku musozo w'iki kiganiro mubonye ko namwe ari akasa mutwe muzaze mbagurire akabombo na shokora biremewe cya biscuit na yawurute yoya yawurute niyange naba ebura yarega batwigishije ubwenge nanjye ubukaye yawurute karahari n'akabiscuit amen ubwo rero biza ku nkonsoma keretse uzazi nkokora ziri imbere okay Imana iti saro saba icyo ushaka wowe bitekerezeho ndahari ndi Imana ikintu cyose ushaka ndagifite Salomo arangije atera imibare aravuga ati ninsaba amafaranga ntazabura ingenza ziyandiraho nshobora gusaba amafaranga menshi sinyashobora ko ati ndabimenya mu bwenge Imana iti Salomo we icyo kintu nsabye sinagitekereza gurantunguye ndi Imana ndatunguwe ariko kubera ko nsabye ikintu gikenewe unsabye ikintu abahanuzi bakenera unsabye ikintu abanyabwenge bakenera unsabye ikintu abize PhD bakenera na doctor n'ibindi utansabye kubera ko nsabye igikenewe ndabiguhaye ubwenge rero Munyarwanda aravuze ngo ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwambe ariko ubwenge nibwo bugenda igihe azahamara ubwenge rero ubwenge bwaguhesha kwicara mu bantu bize utarize ubwenge rero bwaguhesha gusobanura amagambo abavuye kwiga mu mashuri byananiye ariko ubwenge bukaguha kuyasobanura ubwenge rero ndi gutekereza kuri ijambo ry'ubwenge mperutse kubona gashya aho umuntu yicara muri kwasiteri agahamagara umuhanuzi yashyizeho parirere umuhanuzi akagira gutya agahanura tumva ko Uwiteka avuze arahanura noneho ubwo bari babiri ngo bavuye mu butayu bakajya bamena amabanga urumva bafite ubuhanuzi ariko babuze ubwenge nta bwenge bafite ubwenge rero bwubaka urugo ubwenge rero bwubaka itorero ubwenge muri kwasiteri wari wabona umushumba cyangwa se umuvugabutumwa ko aribo bamenyana yego ubundi abavugabutumwa n'abashumba bamenyana nk'abashi ko kantu k'abashi ugatindeho hirya yo gukunda inyama barakundana hirya yo gukundana barakira mama Lionel oye iburetse by'ubukire kiriya giti cyo natazana kiriya giti none kirabahobera ahobera ariko ndagira ngo mbwire ngo mushi barakundana abashi kandi umushira avuga ndakamumenya mu gihe iburengerazuba si bunini ariko uwo mu karere k'ibushi ka Rusizi aravuga ndimo akahita amumenya sinzi tekinike ushaka uvuka mu wundi mu mirenge 10 n'ingahi ukiza kantuza ariko barakunda baranamenya iyo umushi yarari kukugurira kumva hirya havugiye undi mushi uri kugurisha nk'ibyawe ahita genda bibe bibi ahita ajya kumugurira nuko byubatse ariko ni mu gihe reka nkubwire rero wari wabona umukristo reka nivugire umukristo nari kuvuga umushumba arwaje mu bitaro ukabona abashumba bari kumusimu abavuga abahanuzi yenda arwaje umugore arwaje umwana ukajya kubona ukabona bari kumusimbura nk'abahanuzi buri wese uhanura uvuye gusambana kubera yuko Imana itanyaga umwuka wera araje atiri ntago kantu katsitsitsi nabonye arizo ndimi basigaranye indimi nshya zarangiye hakaza n'undi uvuye hari uvuye hejuru y'umugore w'abandi n'uvuwe hejuru y'umugabo w'abandi ati noneho igipfu kigahamagara ariko ziriya ndimi ziranyica hinda nyaguhenda turura biriya bintu ni imiterekero mama Lionel niba ari ikintu kijya kimbaza n'icyo ntukazarwaze mu bitaro ngo urwarire hamwe n'icyumba cy'umurokore ariko utagira ubwenge n'abamuhanurira nyine imbwiro mugina ndakubwira uburiwe ako kana ariko bakaba bayoboye amatorero bitwa ngo n'abanyabwenge ariko kurinda umurwayi uzi kugira impano ntugire ubwenge bikamunanira pe
uzi kugera ubwo umurwayi umuteza isi umuteza abahanuzi badafite ubwenge ahubwo bagatangira kumutuma arushaho kurwara barushaho kumurwaza bari abantu ariko hari n'igihe uba none se ubundi ahantu aryamye kwa muganga akeneye ubuhanuzi cyangwa akeneye muganga akeneye muganga akeneye abaganga ntakeneye ahubwo abahanuzi akeneye n'umuhanuzi n'umuntu n'umunyamasengesho wirukana iyo ndwara agahita ataha cyane ntabwo akeneye abaza kumurwarisha ubuhanuzi ikindi cya uriya muntu urwaye akeneye isengesho ry'abarwayi ariko mama Mario ntabwo akeneye ubuhanuzi gakeya hari n'abandi bantu batamba bene wabo bakabazanira bene abahanuzi batagira ubwenge batuma indwara irushaho gukomera cyane kugira ngo atahe vuba hakaba harimo kata wo kwica iperereza ya ubu bwenge rero tugize imana umuntu wese udukurikiye agasaba ubwenge hakaba n'ubufite ariko atabukoresha akagira ubwenge tukavuga ngo akagira ubwenge tugize imana iyo serivisi uri gukoreramo ukagira ubwenge ntiwazirukanwa tugize ubwenge ukaba umwarimu uzi kwigisha kabiri gukuba kabiri ariko hirya yabyo ufite ubundi bwenge butari ubwo wize mu ishuri ntabwo wakavamo kuki umunyarwanda avuze ngo ushaka kurya urw'umukungu amenyera umwana bivuze iki bivuze ko ari ubwenge buri gukora butuma uwo muntu amyira umwana kugira ngo urugo rw'umukungu arurya ruhenebereze wabonye umunyacyaro uza kugusura afite insombe azanye mu gashashi itananoze n'inusu y'imitonore ariko kubera ko yagize ubwenge bwo kubikuzanira agatahana amafaranga arenze uko utekereza agatahana ibitenge agatahana amafaranga agatahana ibiryo agatahana inkweto ari inusu y'umutonore n'ikiro cy'insombe yo mu isekuru nayo itanoze kubera iki yagize ubwenge wabonye kuntu tujya mu cyaro tujyanye umugati tukaza imodoka yuzuye ibitoki n'ibirayi yego sha bwenge ariko se uzagende ntawe umugati ngo uvuge ibigwi byawo ubucunirire imbere y'ababyeyi bawe rero ko ari ikintu utaha niyo baguhaye nyine baguha nk'umwana wabo ariko bavuga batewe inzara iramutsinda Kigali pe ariko ujyanye umugati baravuga ati umwana wanjye yanzaniye umugati ubwenge wabonye kuyobora abakristo uri umushumba ariko abakristo bafite ubwenge nawe ufite ubwenge ko hari igihe abakristo bakurusha ubwenge ariko udafite ubwenge rirasenyuka ariko nanone iyo uyoboye abakristo badafite ubwenge nabwo rirasenyuka uzi kubona umunyabwenge uyoboye umenya ngo mu biro ntihakaburemo amazi abakozi b'Imana bazanywa ntihakaburemo ji ntihakaburemo amata bazanywa wabonye uburyo ubwenge butuma bahora ari abakiri Imana ihora ibasukira umugisha kubera imbaraga z'ubwenge wabonye ubwenge Zakayo yagize bwo kurira igiti atitaye ku bugufa aravuga ati ndi mugufa ariko mfite ubwenge reka nkoresha hano arakora ubwenge intekerezo ze zikora neza aragenda Yesu ageze arararama ibaze mwami w'abama arararama aravuga ati Zakayo kurikije ubwenge wakoresheje urira igiti kugira ngo mbone ururuka uyu munsi ndarari wawe ubwenge butuma Yesu arara kwa Zakayo Mane tugirire neza amen hanyuma mama Yone yenda hari abantu bazambaza mu mbese kuki nakubajije kino gihe kubaza kigira kiti ese uramutse ufite yenda ibyo ukora cyangwa mu kimwe uri umukirisitu wabyawe bwa kabiri ibyo ukora nyine ugerageza ukabona nyine uri kuvuga n'ibintu ukumva bikujya ku murongo wamenya gute ko ufite ubwenge wowe ku giti cyawe hakuzi ko umunyabwenge amenya ko abufite n'umuswa akamenya ko afite ubuswa n'ikigoryi kikamenya ko ari ikigoryi uzi ko baba babizi Bibiliya yaravuze ngo harabita abanyabwenge gikora binjije abashatse kubyita kwerekana ko ari uwadanje ariko mu by'ukuri nawe wabizi ko nta bwenge afite nimwe nigeze kubona umudamu n'umukobwa bari baburaga iminsi mike ngo bakore ubukwe ariko nta bwenge yari afite ariko arangije abwira umugabo wa tisheri wahishiriye ubuswa bwanjye ko hano nitwaye nabi ariko ukankavaringa ugahishira ubuswa bwanjye muri aba bene wanyu yari yakoze ikosa ntakoreye aha kugira ngo atazabimenya urumva arabizi ko ari umuswa ariko ari gusaba sheri we umunyabwenge ati muri aba bene wanyu ko nitwaye nabi warebye ikintu ukora ugahishira ubuswa bwanjye ko ntazongera uzi ko ari umudayimoni uza
agasa n'ugucanze ukabimenya ko ibintu ukoze atari byo. Ni ukuri umunyabwenge aba abizi ko abufite, n'umusuku aba abizi ko abufite. Hakaba na babandi nyine ngo utazi ubwenge ashima ubwe, akumva nyine ni umunyabwenge kandi atari, ukanamubwira intege nke ze zo kutagira ubwenge, ukanabimubwira akabiburana. Burya aba afite ikibazo, abarwayi. Ese hari umusazi wemera ko yasaze? Ugiye na hari indera ubasaze, kabaza umurwayi banahambira barimo baha ibinini, ukamubaza turi umusazi, atereka barambeshyera bamboshye, wababwiye ukagiye sindi umusazi, wababwiye bakandekura, ntabwo ndi umusazi muganga, sindi umusazi. Kandi ni umusazi, ibipimo bire kubagaragaza. Sinzi ngo hari n'ijambo bababwira bati soma hari imenya kurisoma, ngo bahita bakubwira ati taha urakize. Nako nzajya kureba ibyo bintu bicurikiranye. Iyo bakubwira ati soma hariya, kiriya ni igice ukakimenya, atakubwira ati tukomereza aho utaha uri muzima. Hari n'umunsi abasazi ngo bashushanyaga umuryango pe akabona n'umuryango urangaye mu kirahure, noneho bakavuga bati ninde wumva ko yakize? Ati nigiye muganga. Ati ngasohoka utahe, kuko babicazaga bareba muri wa muryango, uwatekerezaga yuko umuryango uri inyuma ye. Ati none se kwafunze. Uzi kuvuze tuvuze ku basazi, nkibuka muri covid buryo nagiye kubona nkabona abasazi mu muhanda bambaye udupfukamunwa. Yes. Abasazi bambaye udupfukamunwa giye bituma mpamagara umwe mu bantu bavura indwara zo mu mutwe. Yego. Ko hari umusazi akaba kuki yakambaye kandi ari umusazi. Bye byanteye guhamagara umuganga w'indera. Kuko iki kibazo cyarandiye cyane. Murana umusazi wa mbere ambaye agapfukamunwa kandi kanafuze kanuka. Nkura n'undi ukunda kuba Mateusi nawe mbona agapfukamunwa karema. Nuko ari abasazi by'agapfukamunwa babibwiwe. Mpamagara umuganga w'indera, ndamubaza nti ufite akanya ngo nkuvugishe? Ati ndamubwira nti rero mfite ikibazo, nabonye abasazi mu muhanda barenze 4 kandi maze igihe kinini mbabona ko bambaye udupfukamunwa kandi ari abasazi batuzuye mu mutwe. Babwiwe n'iki ko ari itegeko kwambara udupfukamunwa? Uzi ukuntu yashubije? Yarambwira ati burya barya abasazi ubona hari iminota bagira yo kuba bazima, yagira iminota ati bamiki, ati hari igihe bahabwa ubuzima iminota mike, ati rimwe na rimwe bakanarira, rimwe na rimwe akavuga ati uwangize gutyo, umuntu wanzarishije akangira atyo, Mana uzamumanire. Hakaba nugira ubwo bwenge buje ati mwami Yesu wankijije ko nzagukorera. Ati Imana igahita inamukiza kubera umuhigahizi. Ati harya haba haje akenge hahita amenya ate abantu kwamba udupfukamunwa habaye kibataje icyorezo cya covid, agahita kambara. Iyo akambaye ngo ubwonko bwe bumuha ko agomba kukambara, burya ngo bajya bagira iminota yo kuba bazima. Buri aka kanya abasazi bahaye iminota yo kuba bazima, ndatuye nk'umuhanuzi kazi bakomerezaho babe bazima mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mu Marene hari n'undi muntu wakwibaza ese ubwenge ubundi bumaze iki ku muntu ufite umwuka wera? Ubwenge ku muntu ufite umwuka wera butuma akontorora umwuka wera. Hanze ubuhamya cyane. None ntabwo uzi ko hari ijambo rivuga ngo umwuka agengwa na nyirawo? Nukuvuga ngo umwuka wera wawe ukontorora bitewe naho uri. Nari mbonye yerekwa ku muntu muri tagisi, ariko sindi buvugire muri tagisi ngo Imana irambwiye. Ndabikontorora mbe nagira n'ubwenge mbivugamo. Ubyibagiwe kandi hari ubwenge, nta munyabwenge wibagirwa. Nta munyabwenge wibagirwa. Ubwenge ku muntu nta bwenge afite. Umuntu urota inzozi akazibagirwa tumusabiye ubwenge. Serivo y'ubwonko bw'ibinzima tumusabiye ubwenge butava ku gihe. Nese bucyazibagiwe se akanguka yarose akibagirwa. Uno umwuka Nebukadinezari nabireke bye mu stress. Ese abwirwa n'iki ko yarose? Abayumva nyine yarose anakurura n'ibyo yarose. None hari igihe nanjye nagezemo nyine mu ndota nk'ikintu nkibukamo duke. Utwo wibuka jye utwandika tudusobanure.
ubundi umuntu uzi ko afite impano yo kurota hafi ya yiburire bwe haba bike na agenda nk'umunyabwenge. Hanyuma rero ubwenge ni impano. Reka rye nitangeho urugero. Namaze imyaka 2 nsaba impano z'Imana. Narabivuze kenshi sindi bubitindeho. Imana irambwira ngo kubera ko wansabye impano nzaguha n'iziruta izo wansabye, ariko ndacyaguha ubwenge bwo kuzazikontorora kuko ni nyinshi. Iyo wagize impano ntugire ubwenge ntabwo ari byiza, kuko ubu bwenge reka mbukwereke ku ruhimbi baguhaye iminota 40 yo kubwiriza, kandi ufite umwuka wera, ufite n'ubwenge, kandi umwuka wera ari kuzana ibintu byinshi bitari uri bukorwe muri iyo minota. Kandi nk'umuntu wize homeritike birasaba gukoresha iyo minota. Hahagiye gukora ubwenge rero, urakoresha impano y'ubwenge. Ubwenge bukontorore umwuka, bukontorora umwuka. Vuga uti ibi nari ngiye kubisobanura mu minota 10 mu makuru arambuye, reka nshyire mu ngingo z'ingenzi. Kubera impano y'ubwenge. Ubwenge iyo bufite ukagira n'impano z'Imana ntabwo ukenyuka. Ubu ntubona abantu benshi batagitumirwa bafite impano ariko ntibafite ubwenge. Wari ubona umuntu uzagahobera umushumba ati Yesu ashimwe, uri umuntu w'imyaka 20 n'engana. Wari wabona umuntu ubura ubwenge akarambika ikiganza ku mushumba we? Ntimujya mubibona se? Burya afite impano ariko nta bwenge afite. Urarambika ikiganza ku mushumba wawe ugasanga umuntu n'umugore utari uwawe utumye umugore mu itorero ryawe. Nari ngiye kubivuga. Wari wabona umuntu w'umugabo udafite ubwenge afashe umuntu w'igitsina gore aramuhobeye yanze kumurekura, kandi akagaragaza ko ari mu mwuka, ari umwuka wera bimukoresheje. Umwuka wera udafite ubwenge ibyo ntaho biba, ukeneye ubwenge. Cyangwa se kimwe sinibyo ukamurambika n'ikiganza. Buri ntiwemere kurambika ikiganza ku muntu utashoboye. Oya, ikindi cya kabiri, kirazira kurambika ikiganza ku muntu mudahuje igitsina. Ibyo twaranabyize mu ishuri rya Bibiliya. Ni n'ubwenge. Wowe urafata ikiganza. Gihe nabonye umuntu utinyuka, umugore ati maze iminsi ndwaye mu gatuza karandya, mbona umugabo amurambitseho ikiganza ngo ari gusengera mu gatuza k'umugore. Ibaze nk'umugabo we asanze waramurambitse ikiganza mu gatuza k'umugore. Wabonye n'abaseseka ibiganza mu gihugu cyatubyaye ku mbuga nkoranyambaga ngo bari kwirukanamo imyuka mibi. Harya ni ukugira impano yo gusengera abarwayi ariko ukabura ubwenge bw'impano. Ntubivugire kuri YouTube channel yanjye. Ntumuvugira. Uzamuvugire ku izindi YouTube channel. YouTube channel ivuga ibyanditse aho n'ubwenge buba bwabuze. N'ubwenge buba bwabuze. Urumva yaragize amahirwe yarabonye impano yo gusengera indwara, ndetse ayishuriye ko iyo ndwara iri mu mabere, ariko abuze ubwenge. Ariko yaza kugira ubwenge yari kubwira wagiye gusengera atirambika ibiganza ku mabere, cyangwa se agahamagara umunyamwuka azi neza ko ari umunyamwuka w'umudamu, murambika ibiganza ku mabere nanjye ntegeke. Yarafite impano yo gusengera indwara ariko ibuze ubwenge. None se kandi akeneye kugaragara Mama Lionel. Umunyabwenge se ubundi akunda kwigaragaza ku ubwenge bukugaragaza. None se impamvu bamwe batagitumirwa babuze ubwenge, impamvu abandi bari gutumirwa bari kuri tere n'ubwenge. Uyu rero ushaka kugaragara kubera ko ari gukora amarorerwa y'ubwenge buke ararangira. Niba abandi usanga bahise barangira mu gihe gito kuko tere baziburiyeho ubwenge. Kuki Yesu bagezeho bamureba bati wa mugabo weza n'umusoro bite byawe ubundi abantu mu mazi misiruka nkuzengurwa imisozi akebuka umugabo mu gihe bite byo ubundi bite byawe waryo ngo uri Yesu kwikanze imwe ku nkwete imwe, abantu barakwirukanka inyuma, abagabo bataye umutwe, abantu birwa muri ritikiri ishira umusoro kandi wishurire n'abantu na zino nzererezi muri n'aba bantu bakwirukanka inyuma n'aba bagabo bataye ngo ubishurire. Ari Yesu arebye asanga nta nikofa agira, ariko yebuka umugabo umva uriya mugabo niniga aramubwira ati ihute simbuka ugende ku nyanja uroba ifi, unage mu rurobo uroba ifi ya mbere uroba
uyasamure gusa ukuremo ibyo ukuramo akaboro karimo usubizemo wongere uyifunge umunwa usubizemo ijya gushakisha uburyo imira n'ibya mamariyoneri ubundi unzanire arangije abaha umusoro ati bya Kayizari mujye mubiha Kayizari n'iby'Imana muhe Imana si ubwenge hariya none aba bantu kuki bafite impano ntibagira ubwenge ikiganiro ko nakasa izo mpano zidafite ubwenge muzikura he izo mpano zidafite ubwenge winjira mu rugo rw'umugabo n'umugore ubizi neza ko uwo mugabo adakunda abarokora adakunda n'abasenga warangiza ntugire ubwenge uzi ko hari ingwa tujyamo tubizi neza ko umugabo adakunda abasenga kandi ukaba wajyamo ugasengesha ubwenge Paul yavuze ngo musengeshe umwuka musengeshe n'ubwenge uzi ko ushobora kujyayo kubera ko tuzi ko abagabo bakunda ibigaragara ukagenda ukora imifuka n'umuceri n'iki ukabihashyira uzi ko ushobora gusengera no mu mutima uzi ko ushobora no kujya muri toilette irihe ukagenda ugasengeramo ubwenge dore ko hari n'abajya muri toilette ahubwo bagiye guhumanya iyo nzu abo ni za karahashika izo ngizo nazo zizagwayo hari umunsi zizajyamo zigwemo dusohora ambulance zibatambikane aje kugusura nko mu rugo azi yuko nyine uri umukozi w'Imana yarangiza akagusaba wese yo hanze kandi ufite niyo mu nzu ukamuha iyo mu nzu ngo ngo sinkunda burya wese yo mu nzu kandi agiye gukora kata muri toilette yo hanze aje kuroga hari wamerotse akoye mareko murozi ubundi uroga neza w'umurangi usaba iyo hanze nariko amerutse kuyimwima ndogo yango arasisibiranya ati ntayongira ati kandi arigira nti ntabwo ariyo nise ntuvuze ko ushaka kwihagarika ngizi toilette mu nzu hitamo ngo giye senjya nkundiza ne cyamahanga barabazi jyamo cyangwa urorere yagiyemo nanjye mpagarara ku muryango ndanamugana impagaze hano ndakurindiriye kuko barimo mbazi n'inyana yo kwa sogokuru urumva nanjye ubwo n'ubwenge Imana yampaye nkeca Imana ibaha impano ibahe n'ubwenge kandi ubuze ubwenge abusaba Imana ariko Bibiliya ivuga iyo abantu bose itimana itishama mujye gusaba ubwenge kugira ngo izo mpano zanyu zigira umurongo kuko zishenye byinshi kubera kutagira ubwenge murakoze ntabwo ndakurekura ntabwo kandi kantu ubundi tubonye yuko uyu muhanuzi yabuze ubwenge cyangwa se umushumba yabuze ubwenge ashobora gukora amakosa ubundi ubwenge ni impano isabwa cyangwa ubwenge umuntu arabuvukana cyangwa umuntu ajya mu ishuri nyine akabwira mu ishuri tuhakora ubumenyi ubwenge buva ku Mana ubwenge buva ku Mana Imana nitanga ubwenge reka mbisubiremo Imana nitanga ubwenge ubu bwenge Imana yaguhaye ukajya mu ishuri bakaguha ubumenyi ubu bumenyi rero wabuhuza n'ubwenge bwawe ukaba umunyabwenge koko kabiri ubwenge barabusengera bakabusaba ko na Salomo aravuze ngo mpubwenge Bibiliya kandi nagaba ngo ubuze ubwenge abusaba Imana nshishikariza abavuga butumwa bagenzi banjye n'abandi musaba impano z'ubwenge nizo zikenewe kuri tere ibi wirirwa usoma Bibiliya ugahita urambika umurongo hariya kajya kwirukanka mu bantu ngo Imana imbwiye itya ntabwo ari impano y'ubwenge none se Imana iri kuvuga hano muri Bibiliya nawe ugiye kuvuga hano ni Imana ebyiri wowe munkurikire iki kintu mucyumve neza iyi ni Bibiliya Imana iravuze dore ngaha Imana ivugira urasomye uti Imana ampaye amagambo ngo nyababwira urayasomye ushyize hano ite wowe Imana iranyeretse zibaha Imana zingahe mu muntu umwe nawe Imana iranyeretse ntumva ko Imana irimo imwereka ugahita ubona undi nawe ateye hariya ati Imana iri kumbwira nawe irambwiye kona nk'abantu batanu bamwe baturutse hari abandi baturutse binjiye mu bantu ari kubahanurira ngo Imana irababwiye aho haje Imana zingahe mwagiye mubeshya abantu batagira ubwenge mwagiye mubeshya abantu badafite ubwenge harya ubundi ubwo ni ukugira ngo mwigarurire imitima y'abantu babone ko ari mwe mukorana n'Imana harya ubundi ubwo twarabaretse kugira ngo mugumye mubeshya abantu mwesikuruka abantu Imana ni zingahe muri wowe no bazasome Pawulo yababwiye ko mbese wanyu iyo umwuka aje mu bigenda bite
uri kuvuga indimi uri guhanura mwese muri bwebwereza rimwe uzi ko umuhanuzi w'umunyabwenge hari aho tugera tugataha batazi ko tuvuga no mu rurimi ukigisha ugasenga bagafashwa kubera iki ahantu ndi kuvuga ibyo ni mu badive bampaye amahirwe yo kuvugiramo ijambo ry'Imana ariko ibyo bintu by'indimi ntibabizi ntibanabikunda mwukagengwa na nyirawo reka izo ndimi uvuga ijambo ry'Imana bivuye kuki buvuye ku bwenge biratuma aho hantu bagukenera buri munsi kandi mudahuje idini kuko wagize ubwenge ufite ubwenge reka nimugire ubwenge bakozi b'Imana musaba ubwenge kuko babavumbuye uzi ko babavumbuye imitwe yanyu na kata yanyu babivumbuye mwababeshye kenshi babavumbuye mujye gusaba ubwenge hanyuma mama Rene tugera ku musozo ikibazo nisigarije uyu muntu wakoze amakosa akagira umwuka ariko atagira ubwenge arambika impano ajye gushaka ubwenge cyangwa akomezanya impano ajye gusaba ubwenge n'abatsimbye impano muri turuwari ajye gusaba ubwenge biramufasha iki biramufasha bwa bwenge kuza gukuza impano ibyo ya mpano niwe yamutungaga ubwo nayishira muri turuwari aratungwa n'iki muri iyo minsi nimba atunzwe n'impano arahisemo ko agiye gukora business y'impano nareka ubwo bwenge ashyire ubucuruzi hanze bw'ubwenge kuko ndibuka ko ndi mu mwaka wa mbere ishuri rya Bibiliya naretse kwigisha kubera iki ibaze nari nsanzwe ndumuvuga butumwa utumirwa ukunzwe ariko ngeze mu ishuri nsanga amakosa nakoze n'ibinyoma navuze numva mfashe umwanzuro ko ntazongera kwigisha ngiye kubanza gushaka ubwenge ibaza aho nagiye kubwiriza nkavuga ngo nuko Maria na Elizabeth barahoberana abana basimbagurika mu nda kandi Bibiliya ivuga ngo umwana asimbagurika mu nda n'ibindi binyoma twagiye tubona twagiye tubwira abantu ngo nimusome Matayo ibice 7 ibice 7 subwo barabisoma byose babirangiza ndugo yango wavuze igice mugiye gusoma ntuvuga ibyo bice byose 7 turebye amakosa twakoze mfata umwanzuro kuba ncecetse ntongera kuvuga ibinyoma numva ahubwo nazanyura naho nagiye mbivuga nkasaba imbabazi bantu nimba ushaka gukorera Imana koko wumva biri mu muhamagaro gwiza ubwenge n'ugwiza ubwenge buzagufasha gukoresha impano ubu bwenge butuma umenya naho ugeze igikenewe uzi ko hari terugeraho wateguye ariko ubwenge Imana yaguhaye ugahita ubona igikenewe muri abo bantu ntunganiriza ubwenge nibwo nzunguka inama zose zo mu ijuru mwami mbibwirijwe nawe Imana ibishimire barumugisha amen reka tuzagaruke ku kiganiro cyitwa ukinyandikire ku ruhande imigisha icometse mu bwenge yego niko kwahawe imodoka ariko abantu bose urabatwara baguhamagara kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kubera ko ari bo wagize imodoka muri quartier eregaye abantu umuntu yigeze kwitangira inka mu rusengero Imana iramubwira ngo nanjye nzaguha umpaye inka niwe wa mbere umpaye inka muri paruwasi nanjye nzaguha ikintu iyi paruwasi itaratunga bitimo kubita karine 2 kabisa imwe kubita amakara indi akajya yikoreramo inka noneho umunsi umwe umuntu ashaka kwikoreza amatafari aramubwira ati wantije ya modoka yawe ikanyikorera amatafari namunya hiye aramubwira ati none se turu ko ari 40 ndi aragenda mu nama y'itorero aramubwira ati runaka asubirizwe ku mudugudu imodoka ye kuko pe ajye yirwa yicaje hariya yange kuntwarira amatafari ati none ati pastor ati gira hino nawe gira hino byagenze bitunda ati namuciye 40 ariko kandi naye kandi ubundi turu ubundi ni 45 nakatugagaho 5 yego umukristo mwene data
nuko undi nawe ati ariko nari nzi yuko rwose ubundi mwana wanjye yari n'umugabo mukuru ati mwana wanjye rero nari nzi yuko iyo umuntu aguze imodoka ahari ifite bene wabo yagira inka umuntu akamuzanira ubwatsi nawe bakamuha amata ati nayo rero buriya ubwatsi bwayirya nibyo 40 na buca urumva yabuze ubwenge yabuze ubwenge. hari igihe abantu bagira ubwenge bwo kugira icyo bakora mu nzu y'Imana basubizwa mu kumva yuko babaye igisubizo cyanyu mwanze kugira icyo mukora nukora ibyiza ntuzemerwa bagahini rero message iratambutse ariko ndashaka kugira ngo iki kiganiro cyitwa umugisha ucometse mu bwenge uzadufashe ugende ukidutegurire numvishe kiri kumpinda mu numva n'ikindi kiganiro numva ko ari ukuntu umuntu agira telefone yarangiza akayihereza abana utazi buri kamwe kose bari kwikorera ejo yapfa iremereye kurenza ko wagurira abana telefone ya 20 ya 30 kandi telefone wayiguze 300 uhereje umwana ntunazi naharagwa nuko arasitara arayishe ayishizemo kode ayimenya anti bloque ayikoboye pochette nugenda mu bantu uravuga ati ariko si umuntu yabuze ati kandi abana nibo bahora bayimena abandi undi yajya mu kikoni gucya agahita icomeka mu kanwa gutya kubera ko umutumye nko kujya kugira kugaragura kandi ntihabona yego nahise acana itoroshi yego cyane n'umwana arahura na mugenzi we bakine bashake kuyamburana nk'abarare kwenda kuyituye hasi kandi we wari ushoboraga kuyifata neza n'ibihumbi 100 umugisha ubwenge bucometse mu mugisha mumare nazadufasha mbarari iki kiganiro mumare murakoze cyane namwe bapasiteri mwubatse insengero ariko ababafashije kuzubaka mwarabahagaritse yego disi nabwo arega n'ubwenge mama Lionel umuntu niwe guhituro rya buri munsi si ngombwa ngo akore ibyaha ari gukora ibyaha ariko ugasanga nyine kubera yuko ataboneka yagiye gushaka amafaranga umuhagaritse ngo ntago aboneka muri gahunda za leta uriya no mwuka wo kutubaho wagutanze mu murimo habwo umugisha n'Imana ikwishimire murakoze cyane urakoze nyakubahwa Imana dusoje dusabira abantu bose ubwenge umuntu wese wagize intege nke mu bitekerezo akagira intege nke mu bwenge tumusabiye imbaraga mu bwenge Mana urakoze bavuga butumwa bagenzi banjye mbasabiye ubwenge abakobwa abasore n'inkumi n'abadamu n'abagabo mbasabiye ubwenge hanyuma ndasabye kandi ngo umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro muhe umugisha mwinshi cyane kandi yaguke muri byose mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen shalom 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 shalom